Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugera neza kuri wa gatandatu w'icyumweru cya 10 gisanzwe, tariki 15 Kamena 2024. Isomo ryamenye mu gitabo cya mbere cy'Abami, umutwe wa 19, umurongo wa 16 wa 19 kugeza ku 21. Uhoraho yari yabwiye Eliya ati: usige amavuta Elisha mwene Shafati wi Abeli Behola abe umuhanuzi mu mwanya wawe. Eliya ava aho ngaho aragenda, asanga Elisha mwene Shafati ahinga. Yahingaga umurima we ari kumwe n'abagaragu be, buri wese uko bari 12, ahingisha ibimasa 2, ari bubwe uyoboye 2 by'inyuma. Eliya munyura iruhande maze amujugunyira igishura cye. Elisha asiga ibimasa bye aho, yiruka kuri Eliya aramubwira ati: nyemera njye gusezera kuri data na mama mbone ubugukurikira. Eliya aramubwira ati: genda, subirayo, hari icyo nagutwaye se? Elisha amusezeraho maze afata bya bimasa bye 2, arabibabagira bituraho ibitambo, naho ibihingisho by'ibiti byari bimushumitseho abitekesha inyama zabyo, maze agaburira abantu be. Hanyuma arahaguruka akurikira Eliya akajya amukorera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 16. Uhoraho ni umunani wanjye n'umugabane wanjye, Mana yanjye nyiragiye kuko ari ubuhungiro bwanjye. Uhoraho ndamubwiye nti: niwe umutegetsi wanjye. Uhoraho we munani wanjye n'umugabane wanjye, uko nzamera ni wo kuzi. Ndashimira Uhoraho ngira inama, ndetse na nijoro umutima wanjye urabinyibutsa. Uhoraho muramuzirikana ubudahwema, ubwo ndi iruhande sinteze guhungabana. Nicyo gituma umutima wanjye unezerewe, amagara yanjye akamererwa neza, n'umubiri wanjye ukadendeza mu ituze. Kuko utazantererana ngo umpere kuzimu, kandi ukaba utazemera ko umuyoboke wawe gupfana. Uhoraho ni umunani wanjye n'umugabane wanjye. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 5, umurongo wa 33 kugeza ku 37. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati: mwumvise kandi ko abakurambere babwiye ngo ntuzarahira ibinyoma, ahubwo uzahigura Nyagasani ibyo wamusezeranyije mu ndahiro. Ngeho mbabwiye kutarahira na gato, ari ukurahira ijuru kuko ari inteko y'Imana, ari ukurahira isi kuko ari umusego w'ibirenge byayo, ari na Yeruzalemu kuko ari umurwa w'umwami mukuru. Ntukarahize n'umutwe wawe kuko udashobora guhindura n'umwe mu misatsi yawe umweru cyangwa igikara. Mujye muvuga muti yego niba ari yego, cyangwa oya niba ari oya. Ibigeretsweho bindi biba biturutse kuri Sekibi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Mujye muvuga yego niba ari yego, muvuge oya niba ari oya. Bayoboke b'Imana nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Uze guhava hari aho amasomo yakuvanye, hari n'aho yakujyanye. Uze guhava wongeye kureba mu myanzuro umaze iminsi ufata. Ese irahamye? Ese washobora guhigura imihigo wahigiye Imana? Ese umuntu mubana ibyo mwasezeranye warabyubahirije? Ese yego yawe yakomeje kuba yego, cyangwa wageze hagati uravuga uti oya ibi simbishoboye simbishaka? Muri kiliziya hari amasakamento 2, ngo badaha umwana, ngo badaha n'umusazi. Ayo ni ayahe? Amasakaramentu ni ugushyingirwa ndetse n'ubusaseredoti. Amasakaramentu bayahereza nyine umuntu babona akuze. Umuntu ukuze rero ni wa muntu ushobora gufata nyine icyemezo cya kigabo, akemera akavuga ati: ibi ngibi ndumva nzabishobora, ibi ngibi nzagerageza, nibyo ntazashobora ku giti cyanjye Nyagasani azabishoboza, ariko wishingikije Nyagasani n'ubundi, kuko Nyagasani n'udushoboza. Nyagasani ntabwo gutora kubera ko ushoboye, ahubwo aranagushoboza. Rero kuba ubyemera, ukemera kujya mu muhamagaro uyu n'uyu, ndetse ugakora n'isezerano, nuko uba uri umuntu mukuru, ubabaye umuntu mukuru. Iyo wasezeranye n'umuntu ukarangiza uciye mu masezerano, nuko utarakura. Birangira ugize ute? Birangira nyine ubaye umuhemu. Yamvuga mu Faransa igira iti: la promesse est une dette. Igihe cyose wasezeranye umuntu, jya umenya ko ari ideni mufitanye. Iyo utarangiza kwishyura ideni, ujye uvuga uti: uko biri kose sindi mu mwanya wanjye, sindi mu murongo wanjye. Biragusaba rero gukomera ku isezerano ryawe kugira ngo ubashe kunogera Nyagasani.
amasomo y'Ikintu yacu duteguriye aradufasha kuzirikana ku ngingo naheneye mu rurimi rw'Igifaransa yitwa ngo être sérieux cyangwa être sérieuse, kuba umuntu uhamye. Umuntu uhamye ni wa wundi nyine ukomera ku isezerano, ni wa wundi musezerana ntakuvemo, ni wa wundi musezerana ntazagere hirya ngo avuye ati ndumva atari ngewe. Gukomera ku isezerano ku muntu uhamye, être sérieux. Ese uri sérieux? Kuba serious akenshi kimwe mu byerekana ko wasezeranye n'umuntu, mujyana ikimenyetso. Indahiro uba wakoze ukajyana ikimenyetso, mugahana ikimenyetso. Ese icyo kimenyetso uracyagifite? Uracyafite ya mpeta? Uracyafite cya kirango? Ibirango bigaragaza isezerano na ya ndahiro wakoze. Muri no minsi uzasanga abantu benshi barataye ibirango byabo, barataye impeta zabo, barataye ibimenyetso by'amasezerano yabo. Kubera iki? Gushaka kwiyoberanya. Kubera iki? Waremeye ariko uri gushaka guhakana, gushaka kubyanga. Utangiye rero ku bimenyetso mwari mwahanye. Iyo mwahanye n'umuntu ikimenyetso, yaguhamagaye akabura cya kimenyetso ntongeye kugisubiramo, ararindagira, abura amahoro, akavuyo gakaza. Nibwo uzumva bamwe bashwanye n'abandi, nibwo uzumva bamwe bari gutikurana, amahane, umwiryane, ibibazo byinshi. Kubera iki? Hari ibyo basezeranye batashoboye kumvikana, batashoboye kubahiriza. Guhigura umuhigo wahigiye uhoraho biragusaba iki? Biragusaba ko umuntu uhamye, kuba serious. Nawe umuyoboke w'Imana, wongere urebe ibintu byose wahigiye uhoraho. Nyagasani yaguhaye akazi, cyagiye uri mu kaga, ubabaye, ushavuye, ugatakira Nyagasani ati Nyagasani nkura aha ngaha nanjye ndagukora iki ngiki. None byarangiye bityo, ntongeye guhigura umuhigo. Wongere urebe amasezerano cyagiye usezerana uti Nyagasani ikintu kinkorera nanjye nzagukorera iki ngiki. Ese waba warahiguye umuhigo? Wongere urebe cyagiye urwaye uvuga uti Nyagasani nunkiza nanjye iki kintu nzagikora. Yego nyine Imana yacu naho nyine ibera Imana, ntabwo iyo ikeneye yuko hari ibyo tuzayishyura. N'igihe utayishyuye yikomeza kugufata nk'umwana wayo. Ariko nkabihemu nanone menya kuri bihemu gihe cyose ari umuhigo wahigiye Imana ukaba utarasohoza, aho ngaho naho uracyari muri babihemu, uracyari wa wundi wemeye ariko bikaza kurangira hakanye. Uri muri babana bemeye ko bajya gukora muzabe Nyagasani ariko nyuma ntageyo. Nguko gutaba serious, ngo gutaba serious ntago nyine uhamye. Kuba umuntu uhamye mu muhamagaro wawe, mu isezerano ryawe. Twumvise mu isomo rya mbere baduha urugero rw'umuntu uhamye, umuhanuzi Elisha umaze gutorwa. Twumvise uburyo atambutse, uburyo akora cheminement vocationnel. Eliya araje aramuhamagaye, ariko yamusanze mu mirimo ye. Hari ibyo yarari gukora. Kugira ibyo uri gukora, aho niho Imana igusanga ku murimo wawe. Nuko rero ikagutora, igukuye aho ngaho kugira ngo igutake ubutungane bwayo. Turabona uyu muhanuzi iki cyemezo afashe cyo kujya gusezera. Yari afite ibintu byamuzitiraga kugira ngo ajye kwibohora. Il faut se dégager pour mieux s'engager. Twumvise uburyo akoze nanjye kuvuga umunsi mukuru agasezera. Ibyo yari afite, ibyo yari atunze byose akabyikuraho, détachement. Hanyuma yamaze kwikuraho ibintu ndetse n'abantu, asigarana iki? Asigarana ubuntu bw'Imana, kujya kogeza Imana, kujya guhanura, kujya mu butumwa. Ngo hanyuma arahaguruka akurikira Eliya akajya amukorera. Amen, amen, amen. Nguko gufata icyemezo. Buriya imihamagaro tunyuramo kugira ngo tuyigereho bidusaba kwikonozamo, nanjye kuvuga ikuzo, ukareka ibintu byose byagutanyaga n'Imana, ukareka ibizirana n'uwo muhamagaro byose ukabishyira ku rutonde, ukavuga uti iki ngiki kizambuza n'iki kizambuza, reka mbaze mbyigizeyo ubundi mfata icyemezo cya kigabo. Icyo gihe uzaba uri umuntu uhamye. Elisha urakoze kuba uduhaye urugero rwiza rw'umuntu wo kuhamye ukurikira Imana, umara kwitazanura wese, warangiza ukavuga uti mfashe icyemezo, kandi icyemezo cya kigabo. N'umuririmbyi wa Zaburi aratubwira ko igihe cyose twafashe icyemezo tutazigera twicuza. Uhoraho niwo mugabane wanjye n'umunani wanjye. Amen. Kurarikira Uhoraho, kwishingikiriza Imana, kumenya ko ibyo ndi gukora byose ari Uhoraho ariwe negamiye. Igihe cyose utegamiye Uhoraho, ushaka kwegamira ku byatsi, ushaka kwegamira uruyuzi,
ikaza kurangira uguye. Rero kugira ngo ube siriyasi ufate icyemezo gifatika, ni ukuba uri kuri uyu musozi hamwe na Yezu, kuko Matayo ari gutubwira uburyo Yezu ari ku musozi n'abigishwa be barimo bakora iki ku musozi, nyine barasenga, ariko ari kubaha impanuro. Uyu munsi tugeze ku mpanuro yo gukomera ku ndahiro, isezerano, guhigura umuhigo wahize. Bityo nicyo kizaranga nyine umuntu ukuze, uri siriyasi, ushikamye, ukomeye. Naho ubundi igihe uri kugenda bigura intege, ejo ukagenda uhindura, none uyu nguyu, ejo ugahindura, ukongera ugahindura, aho ntabwo uri siriyasi. Aho ngaho uri kure y'Imana, ntabwo urakura, aho ngaho urabeshya. Rero uyu munsi no kongera kureba amasezerano wagize, abo mubana, aho mwasezeranye, mu masakamento yose yagiye uhabwa, hari amasezerano ubanza gukora. Ese wari ubyitayeho? Uracyakomeyeho? Uracyavuga yego? Hari itegeko riranga abantu basezeranye, cyane cyane muri amasakamento abiri, wasezeranye ko wihaye Imana, wasezeranye gushinga urugo. Buri gitondo ukabyuka uvuga uti ndacyabishaka. Buri gitondo ukagenda uvuga uti yego, yego yawe iracyari yego, ko mwashakanye, ko mubana. Naho ubundi nibigera mu gitondo ukabona ibibazo biraje, ugahita unga ukigendera, aho ngaho nta buseriye bwawe, aho ngaho nta bukomere bwawe, aho ngaho nta bunyangamugayo bwawe, aho nyine uzaba uri inkundamugayo, uzaba uri umuhemu nk'abandi bose. Dusaba inema yo gukomera ku masezerano yacu batisimu. Yezu Ivanjiri aratwibutsa ko tutagomba kurahira. Abantu benshi tujya turahira, rimwe na rimwe tukitwaza ibirango bya kiliziya, za Bibiliya, abategetsi bakomeye, twese tukarambura Bibiliya ati ndarahiye n'imbere ya Bibiliya, n'imbere y'Imana. Ukarahira, ariko ejo n'ejo bundi niwo tuzumva uri kugambana. Uribuka ko wafashe ya Bibiliya mu ntoki di, ejo n'ejo bundi niwo tuzumva uri mu bitero, wagabye ibitero, uri kwica. Niko ya Bibiliya uracyayibuka? Ejo n'ejo bundi niwo tuzumva uri gusenya ingo z'abandi. Niko ya Bibiliya uracyayibuka? Ejo n'ejo bundi ni wowe tuzumva uri mu bikorwa by'icuraburindi, ya ritari wakandagiye uracyayibuka? Nuko Yezu uyu munsi nawe agakwibutsa ati yego yawe nibe yego, nawe yawe nibe oya, nawe ibindi bigeretsweho byose bituruka kuri Sekibi. Aha, gukomera ku isezerano, gukomera ku masezerano twagiranye abo tubana, ariko byose tuba tuyakoreye Imana. Uribuka ritari wasezeraniyeho? Uribuka Nyagasani ashobora kukwibutsa niba yego yawe kiri yego cyangwa niba ari oya. Wasanga waragiye muri oya nawe. Twongere dutere munye y'ijisho ku birango bya kiliziya benshi twagiye turahiriraho, imbere ya ritari, imbere ya tabernakoro, ducigatiye Bibiliya mu ntoki, n'ibindi bimenyetso byose by'Imana twagiye dukoresha turi kurahira, turi aho mu kiliziya. Ese koko ibyo bimenyetso hamwe n'ikoraniro ryose ryaturebaga, uwangarura nakongera kuvuga nti yego hahandi navuze yego? Uwangarura hahandi nahakanye ati ibintu rwose ntago nzabijyamo, ugahakana. Uwangarura nakongera nkabisubiramo? Aha, kera abanyarwanda baravugaga bati ikidasubira ni inda y'indaro, ariko ubu ngubu irasubira ikongera igasubira. Kubera iki? Ubuhemu. Dufite ubuhemu. Hari igihe duhura n'ibibazo bigatuma duteshuka, ibyago, agahinda, amakuba n'ibindi byose bigatuma tuba abahemu. Za ndahiro warahiye ugacurikiranya indahiro ati ndabyemeye, ndabishaka. Warangiza uti kandi Imana izabimfashamo. Nyine ni ukugira ngo utirara, ni ukugira ngo utumva ko ariwe uzabikora, ugashyiramo nyine Imana. Igihe cyose wakuye Imana mu isezerano ryawe, uzamenye ko utazarishobora. Turi abantu, turi abanyabyaha, turi abanyantege nke, nta na rimwe dushobora kwishoboza. N'ubundi kuba wabyemera, kuba wakora isezerano, ntabwo Imana iyoboye kuri umunyantege nke. Nta niyo mpamvu nyine uzana imbere yayo, ugahora imbere yayo kugira ngo izagushoboze. Ariko se nanone uracyakomeye ku isezerano ryawe, ku ndahiro yawe. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo n'umugore ngo barashyingiwe mu rusengero, barashyingirwa, barabana. Nuko igihe kimwe kiza kugera, wa mugore agiye kubona, bishoboka ko ari nka nyuma y'umwaka, wenda bari babyaranye nka rimwe,
ajya kubona umugabo yaramucitse yarigendeye, yagiye ku wundi mugore yaramutaye. Nuko umugore yibaza uburyo bwose azongera kujya kurega kugira ngo agaruze umugabo we. Nuko aragenda ashora ikirego. Ashoye ikirego, abo yararegeye bahamagaza wa mugabo, baramubaza bati ko wataye urugo kandi ari uyu mwasezeranye? Wa mugabo ati ngewe sinigeze na rimwe nsezerana n'uyu mugore. Umugore ati twarasezeranye nyamara n'imbere y'ikoraniro, n'imbere y'imbaga twari twasezeranye, bari bahari n'imbaga irabizi ndetse baranasinye. Bareba mu bitabo basanga ko barashyingiwe, kandi hari abatangabuhamya basinye nabo barababaza basanga ko barashyingiwe. Umugabo arabyanga ati ntabwo nigeze nshyingirana n'uyu muntu. Umugore aravuga ati n'ikimenyimenyi hari na video dufite y'ubukwe bwacu, mushatse mwayireba. Nuko inama imaze guteranya ari guca urubanza, bareba ya video yose barayireba, basanga koko ari wa mugabo n'uwo mugore basezeranye mu rusengero. Bakomeza kubyibazaho, ubu koko si uko tubeshya? Ati ntabwo yari ngewe. Nuko umugabo mu kwiregura arabwira ati n'ikimenyimenyi iyi filime mukomeze muyirebe, muraza gusanga iminota itangira hari amafaranga iwabo w'uyu mukobwa bampaye kugira ngo nemere dushyingiranwe tubane. Murebe kuri ya munota murahita mubibona. Babirebye koko basanga nibyo, hari urugo rw'amafaranga iwabo bari bazanye, ati nyaboneka ntudukoze isoni, sezerano n'uyu mukobwa wacu. Nuko ako kaba kararangiye, kaba kabaye akambere. Icya kabiri, wa mugabo ariregura ati ngewe nubwo muri kunyemeza ko nasezeranye n'uwo mugore ntabwo tujye dusezerana. Mu gihe twari turi mu rusengero, mu gihe nanicaye ku munsi w'ubukwe, nagiye kumva numva baje kundeba bati yewe uzi ko za nyama bazibye. Ubwo maze kwisohokera murabera kuri ya munota wundi ukurikiyeho, muraza gusanga nasohotse nagiye gukemura nyiri ikibazo cy'inyama kuko bari bambwiye ko bazibye. Nuko nije mu rusengero nsanga pastor arangije inyigisho. Ubwo inyigisho sinayimenye, inyigisho bahereyeho ntabwo nigeze nyimenya. Icya gatatu, mwongeye mubire kuri uriya munota wundi ukurikiyeho, murasanga mu gihe nari mvuye hanze twahise dutangira gushyingirwa. Tugiye gutangira gusezerana nibwo nabonye umugore narashatse mbere aje kundeba ku mwana wabuze ibikoresho by'ishuri. Ubwo mbere yuko dutangira amasezerano uyu nguyu, nongeye gusohoka njya kwikaba kanshaka amafaranga kugira ngo umugore w'isezerano, umugore wa mbere, abona amafaranga ajyana umwana ku ishuri. Mubirebe muri uriya munota murabona ko nasohotse, murabona n'uriya mwana, byose mubirebe hariya. Noneho icyanyuma ngiye gusorezaho nuko nyuma maze gusohoka, maze kwitazanura n'uriya mugore warunzaniye umwana kugira ngo mwiteho, nagarutse nsanga bari kunsomera ibintu ngomba kuvuga. Nabivuze ari uko babimbwiye. Biya byose muri kone muri ya video muracunga murasanga bari kubivuga nkabisubiramo. Ntabwo yari ngewe rero, uyu mugore ntabwo ari uwanjye nubwo twasezanye mu rusengero, ariko nari nisanga ufite umugore wanjye. Ubu niwe turi kubana, uyu we ntabwo turi kumwe. Uyu ntabwo ari uwanjye kuko sinari mpari. Nuko babacamanza bose bamaze kureba iyo video, bamaze no kumva ukuntu umugabo yiregura, bakubitwa n'inkuba. Basigara bibaza uko bagiye kwifata muri icyo cyemezo, nyuma yuko uwo mugore afitanye amasezerano n'uwo mugabo we nyine. Iyo video irabigaragaza. Ariko ikibazo, uwo mugabo ngo ntiyari ahari. Namwe mukurikije impamvu zose amaze gutanga z'uburyo atari ahari, uburyo bamutsindanyeho amasezerano. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Nguko we nanjye akenshi igihe dusezerana hari igihe tuba tudahari, abantu bakagira ngo turahari, yaba bagasinya bakongera bagasinya ati nta bindi papuro bisigaye, muzane nabyo nsinya, muzane sinye. Ibintu byose ukagenda usinya wemeza, wikiriza, ariko udahari. Kutaba mu isezerano ryacu, babyeyi, kutabaho tugomba kuba turi, kutaba mu isezerano ryacu, nibwo uzasanga nyine turi kubeshya. Kubera iki? Amafaranga aradupfukirana. Kubera iki? Uburangare. Kubera iki? Icyubahiro, ingeso mbi, guca inyuma n'ibindi byinshi cyane bituma tudakomera ku masezerano yacu. Wongera urebe mu rugo rwawe. Ese wowe igihe mwagiye mu rusengero, igihe mwagiye mu kiriziya imbere y'Imana gusezerana, muba muhari mwebwe? Ya masezerano muyavuga mushyizeho umutima, ndabishaka, ndabyemeye, Imana izabifashamo, n'ibindi byinshi cyane. Amasezerano indahiro ugenda ucurikiranya, aho ngaho uba uhari nawe. Twongere turebe igihe tudahari. Umwanditsi André Simone yanditse agatabo Propos de la prière simple.
nuko harahagera akavuga ati umva rero, hari impamvu ebyiri kandi zuzuzanya zituma ijambo ry'Imana ritazi iwacu ngo ricengere iwacu. Icya mbere ni uko iryo jambo ry'Imana riza bucece, nta rusaku rigira, nuko rikaza rihuhera gato cyane ntituryumve. Icya kabiri gituma tutumva ijambo ry'Imana nubwo riza bucece, nuko tutaba duhari. Akenshi tuba duhari, urusaku rw'umutima, ibintu biri gusakuza iwacu bombori ntituba duhari. Ibyo rero bigatuma ijambo ry'Imana ridacengera umutima wacu. Nawe ugire wirebe impamvu amasezerano n'imihigo hagiye Imana washoboye kwihigura, wasanga harimo urusaku, wasanga utajya wumva ijambo ry'Imana, wasanga utagisenga, wasanga uri kure y'Imana kandi byabana. Ndifuza gusoreza ku ibukiro rya mbere mu bibukiro rumuri, Yesu abatizwa muri Yorodani, dusaba inema gukomera ku masezerano y'abatisimu. Hari ikintu nabonye, ariko niba njye wakibonye murambabarira, uzi ko ntarigera numva umwana muto ashidikanya kuri batisimu yahawe akiri umwana muto. Kubera iki se kandi ataranahari nyine? Ni ukubera iki? Nta kindi turaza gusanga ari uburere yatojwe n'ababyeyi. Buryo ufite uburere hari ibintu bitakongera gukurarura, kuko uranabyemera nyine, ugira ukwemera. Kwa kwemera umwana batirizwamo kw'ababyeyi, kwemera kwa kiliziya, gutuma umwana akura ko azi ko yabatijwe. Ubwo se hacura iki koko umuntu we mukuru kisangaje ufata icyemezo ngo agiye gushyingirwa, agiye kwiha Imana, agiye muhamagaro runaka, yarangiza yageza hagati ati ntabwo nari mpari, ntabwo yari ngewe, ati bize ngarame, ati rwose mumbabarire ntabwo yari ngewe. Koko umuntu mukuru, umuntu ufite ubwenge, niyo myaka yawe yose, nicyo gihagararo cyawe cyose, wagera hejuru uti ntabwo yari ngewe, ntabwo yari ngewe. Warebaga he? Byageraga aho ngaho uri kureba he? Ikiranga nyine umuntu mukuru ni wa wundi badashukisha amafaranga, ni wa wundi badashukisha ibintu, ahubwo akaba personnel, gufata icyemezo gihamye giturutse ku mutima, mu ntebe z'umutima, mu ndiba z'umutima. Icyo nicyo kiranga nyine uwo muntu ugomba guhabwa iryo sakramento. Tekereza nawe, abantu turi ku isi, turi mu mihamagaro, hashira umwaka umwe uti oya ntabwo yari ngewe, hashira undi uti oya ntabwo yari ngewe. Koko kanatanga n'ibimenyetso bigaragaza ko utari uhari. Nibyo koko ntiwari uhari, ariko se nanone ubwo burangare, iyo inattention, uko guhindagurika nk'uruvu bitewe n'aho ugeze, bitewe n'umubare w'amafaranga umaze kwakira, bitewe n'umubare w'ibibazo umaze kugeramo, ukagenda uhindagurika, Kristo we akomeza kuba indahemuka. N'igihe uzaba umuhemu azakomeza kuba indahemuka. Ni kangahe nagiye mpindagurika, ngafata icyemezo none ariko ejo nkagicamo kabiri, kubera gutabaseriye, kubera kudakomera ku masezerano y'Imana. Yaba nari ngombe ku isezerano ry'abatisimu, kwanjye icyaha gukurikira Kristo no kumwamamaza, nakagombye gukomera no kuri amasezerano ngenda ngira ndi mukuru. Umuntu mukuru wasanga nawe umwashakanye bizagera igihe ukamubonaho inenge runaka, uti ntabwo yari wowe, ntabwo yari ngewe, ukitarutsa uti ntabwo bindeba, ntabwo ari ngewe, ukaba wigendeye. Wongera kuri iyo foto y'aho masezerano akuzuyemo abantu benshi, twagiye dusezerana tudahari, badufatiye tugasezerana kubera igitutu, ukajya mu bihaye Imana kubera igitugu cy'ababyeyi, ati genda ujye kw'Imana, genda ujye kw'Imana kugira ngo ushake umwanya w'icyubahiro, genda muri iki genda muri iki, ugashinga urugo kubera igitutu n'igitugu cy'ababyeyi, n'abandi bose bagenda bagusunika, kugusunikisha amafaranga n'ibindi byinshi cyane ibiyobyabwenge. Warangiza wagera nyine ukabona ko bagusunikaga. Ongera utekereze Elisha icyemezo yafashe ni ku giti cye. Ikizaranga kuri mukuru ni uko utazafata icyemezo cy'ababyeyi, utazafata icyemezo cy'inshuti, utazafata icyemezo cya famiye, utazafata icyemezo cy'aba bantu bakuyoboresha igitugu, amafaranga, ibintu. Aho uzagera uvuga uti ariko ubundi njye n'Imana tugomba gusezerana iki, njye n'Imana yanjye, ahasigare wowe n'Imana yawe. Ubundi urebe ukuntu uzakomera kugera ku ndunduro. Kubera iki? Kubera Imana. Ubwo akenshi uzasanga twasezeranye n'ibintu, dusezerana n'amafaranga, dusezerana n'ibyubahiro, ariko Imana yo ntitwigeze dusezerana. Nuko rero bizarangira uri kubana n'ibintu, uri kubana n'amafaranga. Kubera iki? Waradohotse. Umugabo nukomera ku isezerano, umugabo nuhigura umuhigo yahize, umugabo nufata icyemezo gihamye kirambye Imana yatambutsemo, Imana yahumekeyemo. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas,
wa diyosezi ya Cyangugu